Bavandimwe nkunda Kristo Yezu nakuzwe iteka ryose ndabaramukije ndabayambiriye cyane mbifurije amahoro y'Imana n'ibyishimo bisendereye. Uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Ku wa kane yacu yageze ni Yvonne Muganira nagarutse. Iyi minsi 3 rero tuzaba turi kumwe nk'uko tubimenyereye. Umunsi wo ku wa gatandatu ndacyawufite kuko mama Christina bamwongereye akazi ku wa gatanu, ntabwo rero bikimushobokera nk'uko mwabyumvishe. Audio azitegura ku mugoroba, ubundi yazitegura yo ku wa gatandatu rero yayiteguraga avuye ku kazi, none ntabwo bikimukundira kubera yuko nyine akazi kabaye kenshi ataha atinze. Ubwo rero muri iyi minsi ni njyewe tuzaba turi kumwe ku wa kane, ku wa gatanu no ku wa gatandatu. Tubishimira Imana rero, buriya muri iki gihe niko yabishimye. Turagarutse rero mu kiganiro cyacu tumenye tuzirikane mutagatifu wacu Mutagatifu Kizito Mihigo. Tubimenye koko rero kandi tumuzirikane cyane cyane muri uku kwezi tuzirikana umwaka ushize Nyagasani amwisubije, Nyagasani yemera yuko amusanga. Yari amaze igihe gitoya aturirimbiye ati ndashaka kugusanga Nyagasani. Mbese ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo ari byo byose rero buriya abatagatifu Nyagasani agira ukuntu ababwira, nuko nabo bakagira ukuntu bitegura, bakagira ukuntu basezera ku babo. Urebye ibikorwa mutagatifu wacu yakoze mu minsi ya nyuma rero, indirimbo yadusohoreye, mbese ukuntu yabayeho mu by'ukuri, umuntu yavuga ngo yagize ukuntu abitubwira. Nuko ari we ntekereza ko atari bube yavuga ngo ndabihamya 100% ejo nzapfa. Ari natwe ntabwo twari kuhita tubishyikira, ariko Nyagasani yari abizi kandi abamarayika bari biteguye rwose kumwakira. Ejo bundi twarabyumvise mu buhamya bwa Elizabeth ukuntu rwose ngo akimara kwigendera abamarayika bahise bazenguruka umurambo we, abandi baramwakira ajya mu ijuru. Hari n'ubundi buhamya dufite bujya gusa n'ubwo ngubwo. Kizito rero mu butagatifu bwe yagiye asura abantu mu nzozi kugira ngo abakomeze, noneho akabereka n'ibintu bikomeye cyane byo kubakomeza kuko kugira ngo abereke ko aho ari n'ukuri ari heza. Natwe ni rwo rugendo kandi turi guharanira kuzamusangayo kugira ngo tuzongere twishimane. Niyo mpamvu kumuvuga, kumwibuka, kumuzirikana ntacyo byatumarira igihe cyose tutamwigana mu butagatifu bwe, ngo natwe twitagatifuze noneho tuzamusange aho ari. Niho nawe azishima, nicyo nawe atwifuriza. Ariko n'Imana nicyo idushakaho mu by'ukuri, kuko twese irashaka ko dukira nk'abana bayo, tugakira umuriro wa Sekibi, tugashyikira ubugome bwe, hanyuma tukigera mu ijuru aho ahari ibyishimo bidashira. Nuko rero uyu munsi ntabwo natangira ikiganiro ntagize abantu nshimira. Birumvikana mbere na mbere dushimira Imana. Nyagasani nahabwe ikuzo, Nyagasani nasingizwe kuko n'uyu munsi yadutije ubuzima. Ariko rero kandi ndashaka gushimira mwebwe mwese mudushyigikira mu buryo ubwo aribwo bwose, abadushyigikira ku buryo bw'umutima bakavuga bati nimukomereze aho ngaho, ibikorwa mukora biradufasha, tubiha n'abandi nabo bikabafasha. Mbese ibintu nk'ibyo ngibyo, n'abadushyigikira ku buryo bw'inkunga y'amafaranga, rwose muri iyi minsi mwarashyigikiye, umutima wanjye uranyurwa kandi n'ukuri mbasabira imigisha kuri Nyagasani. Iki gikorwa mukomeze mugishyigikire kuko nta handi kizakura. Murabizi iyi si dutuyemo, murayizi uko imeze. Uko biri kose, byaba ibikorwa by'Imana byaba iby'isi, nta na kimwe kidakenera amafaranga. Ariko kuko amafaranga tuyajyana mu by'isi, tuyazane no mu by'Imana kandi Imana izaduha umugisha. Ndashimira rero abavandimwe bamaze gutera inkunga kandi bakomeje kuvuga bati na buri kwezi rwose nzajya niranja ngira ikintu nk'umuryango remezo. Abo ndabashimira cyane, ndabasabira umugisha kuri Nyagasani, kuko umuryango remezo ntabwo uzarangirana n'ibi bikorwa turimo muri iyi minsi byo kuri 17. Uzakomeza kugira ngo n'umwaka utaha tuzongere tugere kuri iyi tariki twishimye tuvuga tuti Nyagasani yaradushoboje, umutagatifu wacu yatubaye hafi, twarashyigikiranye mu buryo bwose bushoboka, none dore aho twavuye tugera aha ngaha.
umwaka ushize muri iyi minsi twari turi mu marira, ntawashoboraga gutekereza yuko twari kuba twarakoze urugendo rwo kwitagatifuza rugeze ahangaha. Ni ukuri singiye kubeshya, muri iyi minsi y'umwaka ushize usibye agahinda nari mfite kubura inkoramutima yanjye Kizito, namwe ndatekereza ko twari turi mu bihe bisa. Uriya mwaka ngiye kuwurebamo nkajya kuwusesengura nkavuga nti uriya mwaka uwa mbere ya kiriya gihe nyine, ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2019 nabayeho nde? Ntabwo nabona yuko nigeze mba hafi y'Imana kuruta uko nabaye hafi y'Imana muri uyu mwaka tumaze tubuze inkoramutima yacu. Ni ukuvuga rero ngo iki kintu cyo kwegera Imana kurushaho ni impano ikomeye cyane umutagatifu wacu yaduhaye, ariko ni nayo mpano abatagatifu batanga. Nuko rero bavandimwe beza, ndabashimiye mwebwe mwese nukuri mudushyigikira, abakora subscribe kuri YouTube yacu, abayimenyekanisha, abandi nabo bakayimenya bakaza bakora subscribe, bashyiraho za like, bashyiraho twa comment. Ibyo byose ni ibintu bidukeneye kubera yuko YouTube nayo hari ahantu igera igatangira gushyigikira abantu bayikoreraho cyane. Ubwo rero nibona yuko mukomeje kuhaba, mukabona yuko ibyo dukora mu bikurikira kandi mbese hari icyo bimaze kuri YouTube izageraho natwe idushyigikire, nuko natwe ibikorwa turi gukora bikomeze bitera imbere. Nuko rero bavandimwe mwebwe mwese mudushyigikira, ndabashimiye kandi mukomeze. Ndashaka rero gushimira n'abantu tubana mu isengesho rya saa 9. Ngewe mu buzima bwanjye hari ikintu iri sengesho ryongereye cyane cyane, ariko kubera yuko navuga yuko mbere yuko dutangira iri sengesho numvaga mbafite, ariko ntabwo nabumvaga hafi nk'abavandimwe nyine turi kumwe muri uru rugendo. Narabumvaga ko muhari kuko benshi mwanyoherezaga za message zinkomeza, zintiza imbaraga, zimbwira ziti rwose ntuzacike intege, turi kumwe. Ariko ntako bisa guhurira no mu isengesho nka ririya muri iyi minsi, ubwo rwose ni ubuhamya bukomeye kuko turijyamo twihuta. Nibura njyewe mba nihuta kubera ko nyuma mba ndibuze gushyiraho noveni kuri YouTube yacu. Ubwo rero nkarangiza nihuta, ariko nkabona yuko ubumwe buhari. Haleluya, Nyagasani nahabwe ikuzo. Abo duhuriye muri iryo sengesho ni ukuri mba mbona yuko turi umwe, mbese nyine icyo kintu cy'ubumwe gihari. Rero mba numva mbishimiye Imana cyane kuko amasengesho atanga ingabire nyinshi cyane. Ririya rya saa 9 ryo murabizi Yezu yabibwiye Mutagatifu Faustina. Rero ni isengesho rikomeye cyane, mwese ndibatumiyemo, kandi ndabashimira abo turigendanamo kuko riramfasha cyane. Nuko rero reka turangiriza ahangaha ku buryo ku bijyanye n'amashimwe. Wenda ndashimira gatoya kubo tufatanya ibi biganiro, ba Sœur Odette na Mama Christina. Ndabashimira cyane nabo kubera ko turuzuzanya cyane. Ntekereza ko mudahari bavandimwe hari ikintu cyaba kibuze. Kuba muhari rero hari ukuntu twuzuzanya buriya bikanyura umutima, nkabona yuko Imana ari nziza cyane. Mureke mbabwire inkuru. Sœur Odette arabizi, nicyo gihe nahise mbimuganirizaho kuko we nahise mwumva, ariko undi sinigeze mwumva. Kandi icyo gihe Sœur Odette ntabwo nukuri ni gahunda yo gutangira ibiganiro kuri YouTube ntabwo yari yagatangiye. Nimwumve rero inkuru uko byagenze. Ubwo nararyamye ndarota, ni ubuhamya ngiye kubaha bw'imibanire yanjye nanjye na Kizito, buriya natwe tujye tugira ibihe byacu. Ubwo rero nararyamye ndota Kizito ari aho ngaho. Kizito rero aranyegera, njyewe nari nicaye ku buriri meze nk'urwaye, ariko ntaho numvaga mbabara. Nabonaga nsa n'ufite intege nkeya gusa niyicarira aho ngaho ku buriri. Noneho Kizito mbona aje nsanga ampereza ibipapuro bimeze nk'amadokima. Nuko amaze kubimpereza arambwira ati ngaho rero akira izi ni dokima, wowe ukomereza aho nari ngeze, njyewe ndagiye. Ubwo ngewe nkumva mu mutwe wanjye yuko Kizito agiye mu rugendo rwa kure, wenda tuvuge n'urugero ndi mu Rwanda agiye nk'i Burayi. Numvaga agiye mu rugendo rwa kure, nkaba ngiye gukomeza gahunda ngo yararimo, numva nyine abwo ari ikintu nsigiye ngo nkomeze nkiteho. Nuko rero impapuro ndazifata, Kizito aragenda. Mbese ubwo nyine arabura, ntabwo namubonye subira inyuma nk'uko namubonye aza nsanga. Yahise nyine adisiparisa aho ngaho arabura. Ubwo rero numva ko Kizito yagiye, ariko nkumva ari aho hafi.
nkumva namuhamagara akitaba, nkumva namubwira akanyumva, mbese nkumva ari aho hafi ariko sinari nkimubona n'amaso yanjye. Ubwo rero ndangije ndahaguruka ndigendera, mpaguruka kuri bwa buriri. Ubwo rero mu gihe nari ndi mu rugendo ndimo ngenda, ngiye kubona mbona iruhande rwanjye hari abantu babiri b'abakobwa, nabonaga turi abajene, turi batoya nka kumwe nyine tuba turi mu Rwanda cyangwa se ngira ngo no mu Burundi bambara uniforme muri segonderi, nabonaga turi nk'abana biga muri segonderi. Nuko rero ubwo mbona ndi mu rugendo n'abakobwa babiri, umwe ngo ari umurundikazi undi ari umunyarwandakazi. Umurundikazi rero arambwira ati ariko ubundi wari utegereje iki? Ntise ntegereje iki kijyanye n'ibiki? Arambwira ati wowe wari utegereje iki kugira ngo ufate ibintu bya Kizito ubikomeze ko ari wowe n'ubundi yarahisemo? Ndavuga ni se wowe ubwiwe n'iki byo Kizito? Kuko icyo gihe Kizito ampereza impapuro uwo murundikazi ntabwo yari ahari. Noneho ndamubwira ni se wowe ibyo ngibyo ubibwiwe n'iki? Arambwira ati aha, abanyarwanda ntabwo mworoshye, ati ariko abarundi yari yarabitubwiye twari tubizi icyo ngaho. Ubwo rero abimbwiye gutyo numva ndumiwe, ndavuga ni se ibi bintu yabibwiye abarundi bari babizi, njyewe nyir'ubwite ntabyo narinzi. Ni abanyarwanda ntabyo bazi, ati abanyarwanda ntabwo mwumva, ntabwo mwabimenye, ntabwo mwari mubizi, ati ariko twebwe abarundi twari tubizi. Ubwo niko yambwiye uwo mukobwa twari turi kumwe muri urwo rugendo. Icyo gihe rero ntabwo nari nagatangiye ibi biganiro, sinigeze nsobanukirwa icyo izo nzozi zivuga, nakangukiye aho ngaho. Ibiganiro ntabwo nari nakabitangiye, ariko icyo gihe nakoraga ibyo nitaga insanganyamatsiko y'umunsi. Nafataga interuro imwe, abo twatangiranye mu muryango remezo barabizi, nafataga interuro imwe ya mutagatifu wacu, noneho nkayisesengura, noneho nkabiparitaja abo twari turi kumwe mu rugendo, kugira ngo mbasabe rwose kumedita icyo kintu cyo kuzirikana, kugira ngo ubutumwa yadusigiye butadupfira ubusa. Icyo gihe n'igitabo ntabwo cyari cyagasohotse, mbese nuko nguko nuko byari bimeze. Nuko rero nkangutse icyo gihe Seodete we twari turi kumwe mu muryango remezo, mama Christine ntabwo yari yakaje. Ubwo rero mu gitondo uwo mukobwa numvaga ari Seodete, uwo mukobwa wundi w'umurundi wambwiraga ibyo ngibyo numvaga ari Seodete, ntabwo nzi impamvu kuko urumva twari abana mu nzozi, twari abana twiga muri segonderi, ntabwo nakubwira ngo yari afite ishusho imeze itya, ariko niyumvisemo ko yari Seodete. Seodete rero ndabimubwira, ariko mbimubwira nyine mu buryo bwo kumubwira intuzi ibintu narose, ntugutya na gutya, ndabimubwira turabiseka turekera aho ngaho nyine nk'umuntu ubwira undi inzozi, birangirira aho ngaho. Ubwo rero ejo bundi nibwo naje gutekereza, mbona ukuntu tubanye muri uru rugendo Seodete na mama Christina. Ndavuga inti ariko ntuzi ko ba bakobwa nabonye mu nzozi igihe Kizito nsura bashobora kuba ari mama Christina na Seodete, kuko umwe yari umunyarwandakazi undi ari umurundikazi. Ubwo rero umurundikazi niwe wambwiraga ibyo ngibyo. Ubwo rero bavandimwe, ibyo mbibarakonze kubera ko nari ndimo mvuga ukuntu twuzuzanya bikanshimisha, ukuntu Seodete nyine nk'umuntu wiyeguriye Imana nyine, kandi bo baranabyiga, usanga barabonye amasomo ya za teoloji. Hari ahantu hadufasha cyane nk'iyo duhaye amasomo kuri kiliziya, ku mateka ya kiliziya, ejo yari arimo adusobanura ku masomo agezweho muri iyi minsi, aho turimo kumva mu itangiriro Imana irema ikarema umuntu, ikarema ibintu, ikazagera ikarema umuntu, akabidusobanura nyine nk'uwihaye Imana tukanyurwa, kandi akanadufasha gusobanukirwa kurushaho ku butumwa umutagatifu wacu yadusigiye. Mama Christine rero nawe agashyiramo ubunararibonye bwe nk'umuntu wavukiye muri kiliziya akayirererwamo, noneho njyewe rero kiliziya nanayimenye nkuze kubera nabahaye ubuhamya ho gakeya, ntabwo ndabubaha ku buryo bwuzuye, ariko njyewe nakuriye mu idini ry'abaprotesta ry'abaporoso. Umuryango wanjye wo navukiye mu Rwanda bari abaporoso, nabwo ntabwo bari bose, navuga mu by'ukuri ngo twari abapagani, ariko nari mfite musaza wanjye umwe wasengaga cyane, nkaba narabatijwe kubera we, niwe wambatirishije, ndamushimira cyane. Ariko abandi byo gusenga ntabwo bari babyitehoyeho mu muryango wanjye. Urumva rero ko niba uyu munsi narahagurukiye gukorera Imana, ibyo bwabyo ni igitangaza, kuko ntabwo navuga yuko hari umuntu w'umuryango wabintoje.
nuko rero mbahayeho ubuhamya bukeya ku mibanire yanjye n'umutagatifu wacu. Ni ukuri yarangendereye, murabyumvise. Naribwo nari nkomoje kugushimira aba bavandimwe tugendana muri uru rugendo rwo kubagezaho ubu butumwa no gufashanya gukuramo amasomo. Reka rero tujye mu isengesho, noneho dusome igika cy'uyu munsi, tugire isomo tukivanamo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde. Ohereza Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro, amina. Nyagasani nasingizwe. Rero bavandimwe, tuvuye mu isengesho, none reka twihute tujye gusoma igika cy'uyu munsi, noneho turebe ko hari isomo Nyagasani yaduteguriyemo. Ndasohoka, ariko mu buzima bwanjye sinari narigeze ndakara gutya. Ubwo rero tugarutseho inyuma ho gatoya kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'aho tugeze, turusheho kumva ibyo tugiye gusoma. Aha avuga ngo ndasohoka, yasohokaga nyine mu biro by'umukuru umunyamabanga wa FPR, ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihe, rimazeho imyaka irenga 25, ahubwo ngira ngo yararenze. Aha rero akaba yari yagiye kurekarama uburenganzira bwe nk'umuhanzi, kubera ko FPR yari yakoresheje indirimbo ye mu gihe cy'amatora, amatora barayatsinda. Nuko aravuga ati ubwo bakoresheje indirimbo yanjye, reka njye kubasaba niba kuko bayikoresheje ibyo byose ntacyo bamubwiye. Avuga ati reka rero ngende tuganire, ndebe niba hari amasezerano twagirana, niyo bayikoreshereza ku buntu, ariko bakamenya yuko igihangano ari icyanjye. Agezeyo rero umutipe niko umuntu yavuga, uriya nyine uhagarariye Ngarambe, uhagarariye FPR, sinzi niba kinayihagarariye, nuko umunyamabanga mukuru wa FPR aramutuka, aramwandagaza. Kizito akamubwira ati rega, ati njye narinje kwisabira uburenganzira bwanjye. Undi aramutuka koko, ati gicucu, ntabwo uzi yuko ari njye wanditse amategeko. Kizito ati nibyo, ati nta wabimenya, kubera ko niba ari wabyanditse akaba ari ugaruka nanjye kuvuga ibintu bibi nanjye kuvuga ngo ukaba ari ugaruka ukabikorera ibyamfura mbi hejuru. Ariko nyine ntabwo ari byo. Kizito yaberetse yuko ibyo aribyo byose abana b'Abanyarwanda atari uko babona akarengane bagirirwa, nibura we yarabyikoreye, arabyisabira, arabivuga, arabibereka. Hari abantu rero buriya baba babona abantu bicicikiye bakagira ngo abantu ni ibigoryi, ni ibicucu, ntabwo basobanukiwe. Kizito rero yaberetse yuko atari igicucu, kandi n'Abanyarwanda bose ntabwo ari ibicucu. Nuko rero twikomereze tutavaho twinjira muri sije zitagendana cyane n'ibyo twibereyemo. Tujye gusoma. Twari tugeze aho avuga ati ngo yarasohotse. Rero yasohotse muri ibyo biro kuko uwo munyamabanga wa FPR yararakaye, aranamubwira ati sohokera mu biro, amwereka nyine atunga urutoki ati sohokera mu biro, nyine amutuka cyane. Kizito rero ngo yasohotse arakaye. Ndasohoka, ariko mu buzima bwanjye sinari narigeze ndakara gutya. Inshuti yanjye Safari irambwira iti nari narabyumvise, byerekana ko niyo twabarega azahamagara umucamanza akamubwira icyemezo agomba gufata. Ndamusubiza nti muvandimwe wanjye, sinshaka kubarega. Yumvise ko ntakunda uburyo bwabo, kandi ibyo birampagije. Kuba umuziki wanjye uzwi cyane n'ibikorwa byanjye
kuba umuziki wanjye mumbabarire byari bicitsemo, donc nari ngeze hehe, kuba umuziki wanjye uzwi cyane n'ibikorwa byanjye mu gihugu byumvikana ko n'ibikorwa byanjye mu gihugu byumvikana ko nkwiye icyubahiro imbere y'uyu mugabo. Kuri njye ashobora gutinyuka kwirata ko akunda igihugu kundusha. Mu by'ukuri ishusho ya FPR nari mfite mu mutwe kuva jenoside irangiye yahindutse cyane uwo munsi. Njyewe wibwiraga ko FPR ari abatutsi baturutse hanze y'igihugu bakijije jenoside abatutsi b'imbere, guhezwa, akarengane n'ibindi n'ibindi. Kuri uwo munsi natangiye gushidikanya byimazeyo kuri icyo gitekerezo, kandi ntangira kwemeranya n'abavuga ko FPR yateye igihugu gusa kugira ngo ifate ubutegetsi, ko ari abasirikare bayo bahanuye indege ya Perezida Habyarimana ku ya 6 Mata mu 1994, bazi neza ko nyuma intagorwa z'abatutsi zari buze kutwica. Muri uyu mubonano na Ngarambe nabonye ko wacitse ku icumu ntacyo avuze mu maso ya FPR, ko icy'ingenzi ari inyungu z'ishyaka riri ku butegetsi. Uwo munsi kandi numvise neza ko amategeko yapfuye mu Rwanda, kandi ko nta buhumekero ku butabera buri mu gihugu cyacu. Amen, haleluya. Turangije rero gusoma igika cy'uyu munsi. Mu gika cy'uyu munsi rero hari ahantu mu kanya narindi gusoma numva ndafashijwe, numva hari ikintu nahavugaho. Ni hehera muvandimwe wanjye, nahangaha mise mbona ya myitwarire ya Kizito nyine bise binkora ku mutima. Mu by'ukuri mu byo nari natekerejeho uyu munsi ngo ndabaganiriza, ibi ntabwo nari nabirabutswe kandi nari nagisomye ndanazirikana, ariko ndi gusoma hari ukuntu kahise kankora ahantu ndavuga intaka kantu ndibuga koreho comment, nuko ntashatse guhagararamo hagati, ndabanza ndasoma ndarangiza. Ako kantu rero nakaya n'ukuntu atangiye avuga ukuntu arakaye, ati ndarakaye sinigeze ndakara bingana gutya. Noneho mu kandi kanya umuvandimwe we Safari, ya nshuti ye, ngira ngo ni umwavoka umwunganizi mu by'amategeko, yari yamuherekeje, ntekereza ko yari yamuherekeje nk'inshuti. Nuko aramubwira ati rero, ati ibi bintu ni hatari, ntabwo byoroshye, kuko uko ubabona njye nari narabyumvise uko bakora, ati ubu niyo twajya kubarega uriya yahamagara umucamanza akamutegeka uko ari buce urwo rubanza. Noneho rero Kizito ikintu kinkoze ku mutima ni ahangaha ukuntu ahise amubwira ati muvandimwe wanjye ntabwo nshaka kubarega. Ni ukuvuga ngo interuro nk'iyi ngiyi mwumve ikintu cy'urukundo n'impuhwe kiri muri iyi nteruro. Muvandimwe wanjye ntabwo nshaka kubarega, harimo agahinda, harimo urukundo, harimo ubwiyoroshye. Noneho ubihita ubihuza n'uku nguku asohotse avuga ati njyewe ntabwo nigeze ndakara. Abatagatifu bajya basetsa ati ntabwo nigeze ndakara bigeze ahangaha. Abatagatifu rero nabo bajya barakara. Mureke tuganire mbese, ubundi ntabwo iki kintu nari nagitekereje, ubundi ntekereza ko ari Roho Mutagatifu ukinshyizemo muri aka kanya, kubera ko uyu munsi isomo nari nateguye nirihera. Nari navuze ko turi buganire ku bijyanye no gusenga, kubera yuko ni ikintu twagarutseho kenshi, gusenga. Ariko nagira ngo rwose mbabwire bavandimwe ko gusenga, iyo udasenze sekibi kwinjirira ukava aho ngaho unatuka izina ry'Imana nk'uko nguko abangaba batukana. Ariko rero uwubahagarariye twigeze kumva atuka n'Imana, aravuga ngo yarayirase, ngo sinzi aho yayirasiye, ngo mbese iyo Mana imutuma haba abahanuzi nayo izamusure nawe afite amatwi, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibyo nari navuze yuko turi butindeho uyu munsi, tukareba ukuntu Kizito ubu butwari bwo kuvuga ati nje kubaza aho abandi batabaza, abandi bababwira bati nyaboneka hariya ntabwo ujya ugiye kurekera amaho yawe, ugiye gucinya inkoro gusa, ugiye kugushimira, ugiye kongera gutanga n'ibyo udafite, uti mwankoreshereza indirimbo mutanambajije, nabahimbiye n'indi, ubundi
niko yagombaga kujyayo avuga, ariko we yagize ubutwari bwo kugenda yitwaye ukundi. Ubu butwari rero ejo bundi Sœur Odette yabutuganirijeho, nanjye uyu munsi nashakaga kongera kubushimangira mvuga nti ubu butwari Kizito yabuvanaga hehe, yabushoboraga ati? Nuko rero nkavuga nti nta handi, uko yagiye abitwereka yabukuraga mu ivanjiri no gusenga, cyane cyane gusenga, ubusabane bwe n'Imana. Imana yamwongereragamo roho mutagatifu muri we, noneho uwo roho mutagatifu akamukomeza, akamwereka inzira yo kunyuramo, akamwereka ibyo abandi batabona, agasobanukirwa kurushaho. Ubwo rero nkavuga nti dusenge bavandimwe, dusengere n'abadasenga kugira ngo nabo bazageraho babikunde. Ni kimwe mu byo turimo gusengera muri noveni yacu muri iki gihe. Naravuze nti umukoro twiha muri iyi noveni ni uwo kureba umuntu uturi hafi cyangwa se uturi kure, uwo dushaka udakunda gusenga, tukamusabira iyo ngabire akazagera agakunda gusenga, kuko ikizadukiza abavandimwe muri kariya karere k'ibiyaga bigari kacu kibasiwe na Sekibi, ikizadukiza nuko twese tuzagandukira Imana, tukajya ku mavi tukavuga tuti Nyagasani niwe twimitse, niwe mwami wacu. Nuko rero ariko rero mu kanya ndimo gusoma nyine numvishe hari ikindi kintu roho mutagatifu anyespiyemo ampaye. Murumva ko isomo nari nateguriye ritandukanye n'iryo ngiye kubabwira. Isomo rero nshaka noneho kubabwira, numva roho mutagatifu arimo kumpatira kubabwira, ni iri somo rijyanye no kudatinya kugaragaza amarangamutima yawe. Ahangaha Kizito rwose yararakaye, arababara, baramusohora, agenda arakaye. Bikanyibutsa rero ko hari abantu bavuga ngo kurakara ni icyaha. Biterwa ngira ngo hari n'uko urakaye, ngira ngo hari Sœur Odette azadufashe ku bijyanye n'iyobokamana, uburyo umuntu ashobora kurakara ntibibe icyaha. Ariko na Yezu ubwe yigeze kurakara, murabizi. Hari ahantu Yezu yageze agera mu ngoro y'Imana asanga barimo baracururizamo. Reka sinakubwira, badandaje ibiceri biri aho ngaho baravunja. Nuko Yezu aravuga ati nta soni, mu ngoro y'Imana abitera umugeri. Aho hantu humvikana cyane uburakari Yezu yari afite. Ararakara cyane, abitera umugeri, arabijugunya, ibiceri arajugunya, ibintu byose arajugunya, ati ni ingoro ya Data, musohoke. Murumva abatagatifu rero nabo bajya barakara. Hari ukuntu rero tujya tugira ikintu cyo kwitwararika ngo ngira ikibazo cyo kurakara, biterwa n'uburyo urakaramo n'icyo urakarira, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Urabona rero ahangaha Kizito yararakaye, ariko uburakari bwe ntabwo bwamujyanye nyine ngo bumutsindagire mu ntuza ya Sekibi, niko navuga. Wenda Sekibi yashakaga yashobora guhita amuprofita akamufata. Aho ngaho niho tugomba kwitondera, ni naho abatagatifu batumurikira, batubera urumuri. Kuko urabona ukuntu Kizito yavuze ati njyewe mu buzima bwanjye sinigeze ndakara nka gutya. Reka nongere mpahasomere, ndasohoka ariko mu buzima bwanjye sinari narigeze ndakara gutya. Urumva yasohotse muri ibyo birarakaye rwose. Ariko mwumva amagambo mu kanya ari buvugane n'inshuti ye ngo ndamusubiza nti ndimo ndabasomera umuvandimwe wanjye, sinshaka kubarega. Urumva rero wumve nyine ubwo buryo nyine bwo kugira izo santima no kuvuga ngo ntabwo yiteranye ibititiranwa. Hariya ntekereza ko ari nk'uko warakarira mu by'ukuri Sekibi. Abantu bakora kuriya ntabwo baba barimo kwikorera bo ubwabo, ntabwo baba barimo gukoreshwa na roho mutagatifu, ahubwo baba barimo gukoreshwa n'imbaraga mbi. Iyo rero urakaranyije na bene abo bantu, ni nk'uko Yezu yarakaranyije na bandi bari barimo gucururiza mu ngoro y'Imana. Nimutekereze nawe winjiye muri ya kiliziya yacu tujya gusengeramo ku cyumweru, tugasingiza Imana, tugatura Imana ibyacu byose, ukagenda ugasanga abantu badandaje da. Tekereza nawe, ukagenda ugasanga za ntebe twajyaga twicaho bazigijeho cyangwa se bazegeranyije, bashyizeho inyanya, inyama, iki byose, bati ngwino ngurire. Aho ngaho ugasanga bahagize isoko. Tekereza agahinda wagira, tekereza umujinya wagira. Uwo mujinya rero, ubwo burakari bene ubwo ngubwo, ntekereza ko aribwo
mbese uyu munsi ahari roho mutagatifu ashaka kutubwira ati ibitagenda, ibitabanyura, ibitageze gute mubona ko bishobora kuba bituruka, kuko bene abo bantu bacururiza aho ngaho ntabwo bumvaga yuko bari mu ngoro y'Imana ngo bavuge bati ni Imana yadutumye gucururiza mu ngoro yayo. Hoya, bo bajyaga kwicururiza bakurikiye iby'isi n'iki byose. Rero ntabwo ari roho mutagatifu wari ubayoboye, ahubwo ni roho mbi, ni roho ya sekibi yari ibayoboye ishaka gusuzuguza izina ry'Imana ngo ijye yirata ku Mana ivuge ngo ntureba se n'ingoro yawe ko basigaye bayicururizamo. Yezu rero araza ararakara arababwira ati numusohoke mwebwe mukoreshwa n'imyuka mibi mukaza gusuzugura inzu y'Imana. Aha rero Kizito nawe ararakaranya na bene aba bantu bakoreshwa, ntabwo ntinya kubivuga rwose, bakoreshwa na roho mbi zigatuma basuzugura abana b'Imana, bakabagira ibyo ntazi, bakabagira gute. Kizito yararakaye cyane. Nuko rero natwe dusabwe kumenya, nitubona ibitagenda tukabona hasa naho hari gukoreshwa roho mbi, ukumva akantu k'uburakari kakuzamutsemo, ntibikagutere ipfunwe, ntibikagutere ikibazo, kubera ko ni ibintu ndumva naba ntakabije mvuze ngo ni ibintu bitagatifu kurakara imbere y'ibikorwa bibi, imbere y'ibikorwa ubona yuko bishyigikiwe n'imyuka mibi, bishyigikiwe na sekibi. Ariko rero kandi waba uri imbere y'umwana w'Imana, waba uri imbere y'udafite aho ahuriye n'ibyo bikorwa, ugacururuka ukamubwira amagambo meza, ukamubwira amagambo yo kumuhumuriza, nk'uku nguku Kizito yabigenje ku nshuti ye Safari, akamubwira ati humura muvandimwe wanjye, sinshaka kubarega, ntabwo amafaranga ariyo yangenzaga, ntabwo ibyo kujya kuburana mu nkiko n'iki byose ari byo bingenza, ikimbabaje ni uko basuzugura abantu. Ahangaha hepfo aratwereka ukuntu mu by'ukuri icyamubabaje ni uko yasobanukiwe neza ko aba bantu batababajwe n'inyungu z'abacitse ku icumu, koko batababajwe n'inyungu z'abanyarwanda. Icyo nicyo cyamubabaje mu by'ukuri, ntabwo ababajwe nuko bamwimye uburenganzira yari agiye gusaba, ahubwo yabonye agasuzuguro bamusuzuguye, aravuga ati tuzi ko ari byo, ba bantu ntacyo abanyarwanda bababwiye, ba bantu ntacyo abacitse ku icumu rya jenoside bababwiye, ntacyo. Ibyo ngibyo rero, ibyo ngibyo by'ako gasuzuguro ku mwana w'Imana, ku muntu, mbese icyo nicyo cyamubajbaje, icyo ngicyo rero birumvikana ko kidashobora guturuka ku Mana, gishobora guturuka kuri roho mutagatifu, ahubwo gituruka hehe? Ku mwanzi shitani sekibi. Imbere y'ibikorwa by'umwanzi shitani sekibi rero abana b'Imana nka Mutagatifu Kizito Mihigo duhamagariwe kurakara, twabishobora tugatera n'imigeri tukavuga tuti mu izina rya Yezu turabahambiriye badayimoni, musubire iyo mwavuye, kugira ngo abana b'Imana bagire amahoro, abana b'Imana babeho bishimye. Bavandimwe beza rero, reka uyu munsi twanzurire ahangaha. Nizere yuko wenda isomo rivuyemo uyu munsi ntari nateganyije mu by'ukuri, nuko nsomye nkumva rizamuka muri njyewe. Ndizera yuko hari bamwe muri mwebwe rifashije, mutazongera guterwa ipfunwe nuko ushobora kurakara imbere y'ibikorwa bibi rwose, ukarakara, kuko kurakara ni ikintu abakristo batinya. Wajya kurakara ukavuga uti dayimoni w'umurakazi wo kurakara arazamutse, ukabitinya ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ntitugatinye kurakara. Ndumva hari isomo ryo ngiryo dushobora kucyura uyu munsi, ntitugatinye kurakara imbere y'ibikorwa bidahesha Imana icyubahiro. Dusabe rero umutagatifu wacu abidusabire kuri Yezu, Yezu abiduhe, natwe tugire ubwo butwari bwo guhangana n'ikibi, niko navuga, tucyamagane rwose twivuye inyuma nk'uko umutagatifu wacu yabigenze, aduha ubutwari ndetse bwo kurakara tukereka shitani ko tutari kumwe nayo, ahubwo ko duhamagaye imbaraga ze kugira ngo zize ziyitsinde, maze abana b'Imana babohoke. Bikira Mariya umubyeyi wacu rero, Imana yatwihereye ku musaraba, nawe naza tubundikire mu gishura cye gitagatifu, kugira ngo imyambi ya sekibi nayitera ifata ubusa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.